naho mana yanjye imyaka mfite dore ubwanwa bwabaye ubwanwa none ngo ngiye gusubiramo n'ubundi ndabizi cya papa ntabwo kigeze kiga ni ikiwerewere ni ikirimarima usibye kunywa inzoga gusa rukaza rwasinze aha no kuvuga ngo ishuri ni ryarindi rwose inkweto nizazinze dore singizi bivuze ngo n'amakaramu ni yayandi ari mu bivuze ngo nta kintu dore nari nzongera kugura ntacyo uzagura saa kumirora nakibura umwana wanjye umuhanga umva papa ngenda umwana sugizera none kugira wemere bimubwiye ahubwo uyu mwana jya unyizera ahubwo kora byanditse akira mbanzo ngura namuhemba ako sundi ubu ntabwo turarya ntibazana n'amafaranga ngo tujye guhaha ako wa mugore we nawe ntabwo uzama agahenge ibijumba byaraye munsi y'urugo mfite akarima k'igikoni umbaza andi mafaranga y'iki mwagiye muri ibyo ntibihagije Jesus is Lord gore buyi iminsi murananiza natuma n'agacupa nari ngiye kwifatira katagera no ku nzoka mbe nkubishije weho ngumye aha ngaha waneza satani nkatangara impamvu urwana rwawe ruburuswa umuntu yakibwa ibijumba ukavuga ngo uwo muntu azaba umuhanga debire y'umwana none se mama nigiriye ku ishuri ariko njye sinongera kuza ngo nsange mwatetse iriya mijumba kaba ari ngira ukubibwira so yagiye ubibwira sko azajya agenda nta mafaranga n'ibyo twejeje agenda agurisha tuzajya turya ibijumba gusa se ubibwire mwarambyaranye iriya mijumba ngenda irambiwe niyo mpamvu ubaga igicucu ubundi wagenda wambaye gutyo ukagira ubwenge mbare kabiri wambaye neza usohoke muri uriya muryango wambaye neza kari ibyo mwanguriye kari ibyo bakuguriye se ambara neza ujya umbabarira kumbwira ngo hari icyo ushaka kuzambwira ubona no mfite umwanya ndahari kabisa ndahari umunsi wose ndirirwa hano mu rugo hano ne ndahari ngaho mbwira icyo ushaka kumbwira nyine nashaka kukubwira uriya mugabo Kagozi wambwiye ko ari inshuti yawe wambwiye akagabanya inzoga ugatunga urugo rwe akareka gukomeza kujya atesha umutwe umugore n'umwana sishagize ngo buriya abagabo baba batarizi baba bagoye buriya Kagozi ntabwo yize buriya Kagozi kugira ngo umwumvishe agabanye inzoga nkaba n'abanzi ariko to ndagerageza kuko uyu munsi mfite umwanya ndajya kumureba wenda tuganire ariko abantu baba batarize baba bagoye buriya wagize amahirwe wabonye umugabo wize nize neza buriya ngiye utambona gutya uzajya umbona gutya nicaye hano ubwire ngo nize neza niyo mpamvu n'umwana wanjye agomba kwiga neza aha burya kwiga ntabwo ari byo bituma umuntu agira ni ibintu biba biri mu muntu kunywa inzoga ahubwo wenda nka we nk'inshuti ye ushobora kumugira inama akarekeraho pe cyane ubwo nawe uri kumuseka nawe nubwo wize hari igihe utaha nk'inzoga wasinze uri kugenda uri kurwirirana urumva ukuntu uri kumuseka ngo ntabwo yize abantu rimwe babi aho umuntu ugura kagwe mu ruzi uguraje ubwo ugiye wigeze ubona ndi kugwirirana ndi kuza ndi kukugwaho hari uko ushaka kunywa inzoga uratangiye kankureke nigenda rijye kumureba ahubwo ndeye ko ndahamusanga kuba utangiye ibyo buriya ntabwo nagukira umubwira agabanye kunywa inzoga ayédori kodo kò yé ni mọ́ ibo la ń lọ ènìyàn ó sùn nìyẹn ibi sáàpà máa gbà ó kò yé nìyàn. komera cyane kago komera kanya ni sawa amahoro yegoro zanira intebe kanyande ko aba yiyicariye baraturutse kure burarananiwe se mwebwe komera cyane ndakagateza meze neza se ariko imuhira muraho ni sawa turaho ni amahoro bose bameze neza ajya gutunganya bya bintu dore
aranava hano atinze arebe ko nawe yagenda bisamuye. Sawa kanjye kureba. Rero Kanyande kubura umwana wanjye ni n'umuhanga kumubona kuriya. Ara mwana buriya ni niti ya mbere n'uwa mbere mu bambere. Yego. None si yaratsinze. Umunsi ngo nibwo yagiye kuzana harya babyita kuki? Babyita ripoti. Bayita ripoti kuzana ibindi bintu bajya baza kuzana ngo niba ari harya ni kurembo ni muri salo. Abakoze ikizamini cya leta. Hariya ngo kurembo ngo kurembo. Kera irembo byari ibiti bibiri by'inkingi z'irembo, none ngo yagiye ku irembo. Nose ibyo biti biraza kumuha ibyo bipapuro bizamujyana kwiga. Byarahindutse. Byahindutse gute se uko byagenda kose ko irembo riguma ari irembo? Naguzi ubu basigaye ari ibintu by'iterambere buno. Nta byo kuvuga ngo irembo ngo ibiti bibiri ngo bishinze. Ni iterambere, ni ahantu ugenda bakagugasaba nimero yawe bakayiguhereza bakayandika muri biriya wumva ngo ni imashini. Gasohora agapapuro kagaragaza ibintu uba warakoze warize. None ukuvuga ngo Kagozi nawe ntago njya ngumenyera imyaka ubaye nahana n'ubwo wamenya n'irembo cyari cyo koko. Irembo ntundenganye, irembo nzi yuko ari ibiti bibiri. Nyine se bavuze ibikingi by'irembo, nose iryo rembo ryanyu rifite ibikingi by'irembo? Ibyo byari bya kera ariko. Ibyo byari ibya kera. Ubirembo ni ahantu ugenda ugasaba serivisi. Serivisi uramenya icyo ari cyo. Serivisi mu Kinyarwanda ni ikira. Kubera kwiga menshi rero Ikinyarwanda kijya kigira gutya tukakibagirwa. Ni nkuko naza nkagusaba ikintu. Serivisi suri kuyumva? Serivisi ni nkuko waza nkagwikira. Nuko ugera ahantu ugasaba ikintu bakakigukorera, aho rero bahita irembo. Buriya no kuvuga ngo niyo turi kwa Teresifora tuzaniye urwagwa tuba turi ku irembo. Tuba turi mu kabari. None abo birembo bo ukuntu bo bakora ibintu byo gusohora impapuro, kugurisha impapuro. Naho mana yanjye imyaka mfite dore ubwanwa bwabaye ubwanwa, none ngo ngiye gusubiramo. N'ubundi ndabizi cya papa ntabwo kigeze kiga ni ikiwerewere ni ikirimarima, usibye kunywa inzoga gusa rukaza rwasinze nta kindi kimaze. Nabimuhereza cyane ikibazo ni byo ubwanwa bwawe. Ariko Kanyande ko warahindutse kubona icupa ndi guhereza mbere naguhereye nkureba uruzi rwuzuye akanwa inkonda zenda kuba urampa iryo cupa nsome nturima. Kago ku buryo wambwira gutyo aho kubera kuganira cyane nibagiwe. Warahindutse. Oya ntago wambwira gutyo rwose, ahubwo nari nibagiwe. Aho ubundi do 200 agiye kuvamo da. 200 umukobwa wanjye ngiye kuyatanga ajye ku ishuri ngo hari ikigo bamuhaye kiyo kure cyane kitazamwa. Wasonye ya misaya nagenda. Iracyuzuye. Nosimi yayi kabiri gucicira nga nawe ndayikurura wiyumve. Hari utuntu tw'udutero suzi ko zino za kera ntago bazihororaga neza. Guhororora urabizi? Kwiga wize nabi Kanyande. Nyize noneho ibyo ntabyo nzi. Ni ukuntu tugenda tugatega umwenge izizamuke neza. Byo bitaguhorora. Mu ntoboro. Ngakomeza inkuru ya wa mukobwa wawe numva 200 bari kuguca byose. Nibyo kujya ku ishuri kwiga gusa. Kujya ku ishuri. Ese ko nawe ushobora gusanga umuhungu wawe noneho uratanga nka 500. Ya muhungu wanjye ndamwizera buriya ntabwo yakora ibintu byatuma banca amafaranga menshi. Ahubwo reka nkubwire umwana wawe rero ikigori tisikandi 200 byose barabiguciye. Ntuguza agahene, ntuguza agakoko, ntuguza urukwavu, yewe n'icupa ndabona ugiye kuriva. Ahubwo ujye uza nkugurire gukurashora. Ese baguca amafaranga gwangana gutyo ukabona yo kunywa icupa? Nukugiraga ajye ku ishuri ajye kwiga se ko ntiza simba sinkugurira icupa kandi warize. Nzi umuhungu waraje babwire ukuntu bamuciye 500 urayatanga.
500 njye umuhungu wanjye ntabwo yancisha amafaranga angana gutya. Umuhungu wanjye buriya ni umunyabwenge. naho mu nyumve umwana wanjye ni umuhanga niyo mpamvu banciye amafaranga angana gutya. Ahubwo ni ikirimarima. Hoya ese wagize ngo ntiyibye ngo umenye ngo uri kumwishyurira singo yewe sinideni wariye ngo wenda uri kuryishura 200,000 byose urabifasha ugiye kubiha umugabo utazi ngo nuko ngo ari uwo ngo ku mashuri kugira yiki yawa nyoko yagushije ishana. none si wagize ngo nimfata bira 200,000 nkamwohereza akagiriya akiga wagize ngo nagazayagarura sinabona akazi. Yawa bimeze wewe ubwayo mama wawe arayagaruye Yesu ariko bayeho neza ameze neza kubera ko nize. Iyiga ryawe rimeze nk'iryanjye hano nubwo ntiza nkugurira icupa we ryawe ndeheruka mu kwa mbere. Biri imbere kagozi nugira ikibazo buriya nge nzaguhamagara. Akanyande ko nawe ahubwo ndabona na wa muhungu wanjye ahageze. Mwana ni umuhanga. Komera cyane ndikubwira. Papa komera mwana wa. Papa ntugira ikibazo ntabwo nagutengushye. Gahunda ni yayindi. Ese ndi kubona wasuye muri rya shuri si watsinzwe. Ubona yasuye muri rya shuri yigagamo n'ubundi. Yasubiyemo. Yazanye no kuvuga ngo ishuri ni ryarindi. Rwose. Inkweto nizazindi. Dore singizi. Bivuze ngo n'amakaramu ni yayandi ari mu. Bivuze ngo nta kintu n'iki. Dore nayindi. Nzongera kugura. Ntacyo uzagura. Sa kumirora. Narakubwiye umwana wanjye umuhanga. Umva papa ngende umwana sugizera. None kugira wemere. Bimubwiye. Ahubwo uyu mwana unyizera ahubwo murabyanditse. Akira mbanzo ngura namuhemba. Uri kureba. Undi papa ngewe urabizi ntago njya gutenguha. Ndi umwana wibyare mfite amaraso yawe. Rero nta mpamvu yo kugira reka niba warambaye ahandi ngewe ntabwo nagutenguha ni wanjye mu maraso mu rushinge gutya mu mitsi nembera mu mitsi ya papa jya kwinywera y'amata jya kwinywera y'amata njye n'amandazi n'ubundi papa ntugire ikibazo intebe nicaragaho ni yayindi umwarimu ni wawundi ya mibare ni yayindi mbese byose ibintu byose ni bya bindi ariko nanze mwana wawe papa umwana wawe narakubwiye ni ikirimarima baguca 200,000 umva nk'uwanjye mwanguye hano kuko u Rwanda kuko ni famille yo kwa Kagozi. Umwana wawe yatsinzwe uranamuhembye urishimye kubasubiye hahandi nyine nose ko bivuze yuko nta kintu n'iki na kimwe azansaba va ku Rwanda rwawe rw'ururimo arimo rugucisha amafaranga 200,000. Ibyo 200,000 byose ugiye kubitanga hejuru y'umwana wawe ikirimarima. Umwana wawe ntabwo yuzuye naho mu nyumvire societe noneho turi kubaka amana cyakoze ibi ni ibibazo Kagozi uranengushye. Umutengushye gute ahubwo wowe ujuza nkugurire icupa ntabwo rizongera kuva ku muntu kubera ko ari hahandi gagane hagiye gusubira byose kandi yakubwiye ngo ni bya bindi nakomera koko Kago reka mbe ngiye umwana wanjye ari kubonye ko ari umunyabwenge. Mwana wawe sinzi no nagatebo namushiramo niba nakabambere buri agatebo arimo nakabambere utagira ngo bari mu gatebo kabinyuma abari imbere aragukurikije ariko yaragukurikije ibintu buriya nanjye ntabwo naruhije data ngo musaba amafaranga nk'ibihumbi 200 no muvini niko wari umeze nta mafaranga yanigirira agasubiza no mu bwana bwawe ahubwo ni ukuvuga ngo akira ejo zaza twisangirira agacupa uri kubona yuko umwana wanjye nta mafaranga menshi ari kunsaba nk'uwawe buriya ni ukuvuga ngo we nta nubwo uzongera kunywa agacupa turanyumishe cyane ndumiwe koko amagabane n'igisambisho yanjye Yes we kuganira n'abakire batatu ubundi ibi nyina araza bitware cyangwa nava kuba ayo mata aza bitwara